Abaturage bakoze igisa no kwigaragambya, urugomo ruteye ubwoba, bafata ibiti, amabuye ndetse n'ikindi cyose cyabonekaga bakijugutira abayobozi rwagati ku manywa y'ihangu kandi muri gare ya Nyabugogo. Umusore abaturage bisi igisambo uri hagati y'imyaka 20 na 25 yafashwe yambaye uniform ya RDF. Ikaze muri iki kiganiro, nge nitwa Yiyitirira. Nubwo n'izindi nkuru ziryoshye nako zitangaje, reka duhere kuri iyi y'umujura w'umusirimu wafatiwe mu cyuho ari kwiba hano mu mujyi downtown. Ni umugabo ukuze uri hagati y'imyaka 30 na 40, umugabo usa neza rwose kandi bigaragara ko ari umupapa cyane ko yambaye impeta ya mariage. Uyu mugabo ngakimara gufatwa abamufashe ngo yashatse no kubafungana umutwe, ariko nyuma aza kwemera. Nyine Deona yizane niba taza nyina ngo nafatwa ko n'umujura mugenzi ntabwo yagucika mwabyumvishije uzukotebyo nuwo bafatanyije umva nayo n'umujura nyine izikata gereka mbibabwire mbabwize ukuri mwimushuka bagira umuntu ahamagara nanjye sinamuhamagara muhamagaye nanjye umuhamagaye ashobora kwitabura ntibone kuko akavuga ati umuntu agiye kunshyira mu bibazo. Kamera sinayigurishije, nta mafaranga yamaye ntabi. Hako murafatanya ubujura? Oya, ntago ari umujura n'umwana usenga. Umwana usenga ubika ikijura? Yarambishye namwashije ndimva ko nagiye mubwira ntabwo nti imari nizaniye atuyiguza ngaye ntabwo ntinyiguza amafaranga namwe cyo nyiguza baganariza ntabwo yarenga 35 ariko ntabwo 35 ari nko kuba yawenda yagiye naguze 2 n'igice biduretse nyine mbamurangiza ari nko kuba yagira gute ahubwo yayigura kuko nawe akora umwuga nk'uyakora urumva ashaka gusa n'umvugo akungira akamera ntabwo nanjye nashaka gukora studio y'ibijura no gusumvaga izarama urugeze he wibasubye uzayikoresha niyo mpamvu ntayigurishije agira injuga nyuma y'uyu mujura w'umusirimu wafatiwe downtown yibye kamera, noneho wa muhanzi waririmbye ngo hanihe uyu munsi yahagaragaje. Kiriku numwe mu bahanzi bakoze ibitangaza ubwo bari bitabiriye igitaramo, ubwo yazaga mu gitaramo yitwaje inka. Ni igitaramo cyabereye mu mujyi wa Bujumbura kiba ku wa gatandatu ku itariki 22 Kanama 2026. Iki gitaramo cyari kirimo icyabamare cyaturutse Tanzania aricyo Harmonize. Uyu mugabo yatunguranye azana inka muri iki gitaramo maze abafotora babona icyo bafotora. Naho Nyabugogo ibuye ryaribuye, imijugujugu ivuza ubuhuha ku bayobozi by'umwihariko abadaso n'abanyerondo b'umwuga babiterwa n'abaturage batabashaga kumva neza ukuntu umuturage wabo cyangwa se mugenzi wabo wakoraga akazi k'ubuzunguzayi muri igare ngo bashobora kumutwara mu buryo rwose bubangamiye ikiremwa muntu barebera baraho ngaho. Ubwo uyu mubyeyi yafatirwaga muri gare ari kuzunguza, maze inzego z'umutekano zikamushyira mu modoka y'umutekano mu buryo ngo bwari bubangamiye ikiremwa muntu. Abaturage bari baraho ngaho ngo byababaje, buri wese afata ibuye undi afata imijugujugu, batangira kuruha muri ya modoka yari irimo
harimo w'abayobozi cyangwa se abanyerondo b'umwuga bari batwaye umudamu. Ni amashusho ari kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko hatagize igikorwa Nyabugogo igiye kugihoramo imirwano. Andi mashusho afite umurindi ku mbuga nkoranyambaga ni amashusho y'umusore bigaragara ko ari mu myaka mike hagati ya 20 wenda na 25. Umusore ufite agatentire mu musatsi we, umusore wagaragaye yicajwe hasi, amaboko yari inyuma, yambaye uniform yenda gusa n'iya gisirikare iri ikirango cy'ipeti rya staff sergeant. Uyu musore ngo yari igisambo ariko akaba yabikoraga yiyitirira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Abantu benshi bavuze ko nta mu RDF ugira tentire mu mutwe. Yiyitirira rwati yafashwe. Reka mbashimire mwe twabanye ku Dushya Kingdom. Gahunda yacu ni ukubaha amakuru meza kandi atarambiranye. Nitwe Yiyitirira, mukande subscribe, mukore like, tuzahore mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.